ndumva nifuza kurangisha umuryango wanjye kuko ntago nigeze ntakaza icyizere. buri gihe nagiye niyumvisha ko igihe kimwe kizagera nkabona nibura n'umwe, mbonye umuntu niyo nabona umwe tugira icyo dupfana, kandi ndabizi neza ko bahari. Ntabwo bishoboka ko naba narasigaye ndi uruhinja ngo abantu bakuru bose babe barapfuye habure n'umusigara. Njya nibaza niba naranavutse bikancanga, kuko hari igihe nitekerezaho kuva nkiri mutoya mu buzima naciyemo muri Congo, ubuzima naciyemo ngeze mu Rwanda nkabuhuza, umva nta kintu kirimo gisobanutse. Umva wanyereka Imana nayibaza ibyo ari byo. Aho hantu ni muri Masisi, ni ahantu ni mu mashyamba, ahantu hejuru y'isoko ryitwa Nyamukubi. Iryo soko ryari riri ahantu munsi y'umusozi hari n'ikiyaga. Hari amazina yangumye mu mutwe ntazi ngo nayande, ntazi ngo ntamenye, gusa nyine nakuze kuva nkiri muto ayo mazina ndi mu mutwe, yaba ari ay'abaturanyi, yaba ari ay'umuryango wanjye, yaba ari ay'aho nagiye mba simbizi. Izina rya mbere ritajya rimva mu mutwe ni izina, ahubwo se ni ryari nigeze nkunda ubuzima? Ntabwo nigeze nkunda ubuzima kuko ubuzima bwanjye burarura. Ijambo yambwiye nzare ndapfa nararyibagiwe, yarambwiye ngo amazina yanjye ni Mukeshimana Providence. Nakurikiye Inama TV mbona ari ikiganiro cy'uwitwa Rugamba, kumva ubuzima bwe bugiye kumera nk'ubwanjye, ndavuga nti reka nze nanjye mbagane ndebe ko wenda mwamfasha. Ubuzima bwanjye uko bwatangiye, ntangira kumenya ubwenge nari mu gihugu cya Congo. Nakuriye muri Congo, mbona mbana n'abantu ntazi, nta mubyeyi, nta muvandimwe, mbese mbona ari ibintu by'urujijo. Nuko bigeze mu mwaka wa 2003 mbona haje umugabo uri mu kigero cy'imyaka nka 27, aza mpamagara izina Mukeshimana, arambwira ngo warakuze. Arangije aragenda aricara aganira n'abantu bo muri urwo rugo banderaga, sinzi ibyo baganiriye. Bugorobye arataha, sinzi aho yatahaga. Mu gitondo cyakurikiyeho nanone aragaruka baraganira, arongera arataha. Mu minsi 2 yakurikiyeho nibwo yagarutse bwa gatatu, barambwira bati reba aho imyenda yawe iri yose uyizinge, ugiye kujyana n'uwo mugabo. Ariko ataraza kuntwara mbere yaho gato nta kintu na kimwe nari nzi. Ntabwo nari nzi ibihugu, abandi bana nyine twakuranye baransangaga, umunsi umwe bakambwira ngo uzagenda mu Rwanda, ngo iwanyu mu Rwanda, kandi nugerayo bazakwica. Nyine nagiraga amagambo makeya, simbaza ibibazo. Ikintu cyose nabwirwaga naracecekaga kuko nta kibazo nabaga mfite cyo kubaza. Wibuka uko hitwaga aho hantu? Aho hantu ni muri Masisi. Ku muntu waba uzi Masisi wamurangira gute kugira ngo amenye neza hariho? Ni ahantu ni mu mashyamba, ahantu hejuru y'isoko ryitwa Nyamukubi. Iryo soko ryari riri ahantu munsi y'umusozi hari n'ikiyaga. Ni ahantu mu mashyamba. Byari byegeranye n'ahandi hantu hitwa i Butembo. Ni aho ngaho nakuriye. Niho nabaga muri ayo mashyamba. Hari umunsi ngo hazaga imodoka ngo zije kureba abantu bo mu Rwanda. Izo modoka iyo zazaga banyoherezaga ahantu mu nka iyo kure, nk'ahantu wagenda nk'amasaha 2 n'amaguru, hagenda nkirirwayo, bwagoroba bakaza kuntora. Nagera mu rugo
abana bakambwira ngo za modoka zo mu Rwanda zaje ngo zari bukujyane ngo iwanyu mu Rwanda ngo bakakwica. Nyine simenye ibyo ari byo, bavuga u Rwanda sinumva ibyo ari byo, bavuga kunyica sinumva ibyo ari byo, ariko ku mutima ngatekereza nkavuga nti wenda se aho mu Rwanda niho haba hari ababyeyi banjye, niho haba hari nyine nkabyibaza ku mutima kuko numvaga ntacyo kubaza mfite y'icecekera. Ubwo rero igihe cyarageze muri 2003 uwo muntu abaraje arwara gutyo, tubanza guca mu nkambi ntibuka neza kuko ni kera, ngira ngo nimba ari Karehe tuhamara nk'ukwezi, tuhavuye baduha ibintu by'imyenda byo kwambara nyine. Turagenda nanone turuhukira ahandi hitwa Bukavu naho tuhamara ikindi gihe ntibuka icyo ari cyo ariko ni kinini. Tuhavuye baduhaye ibyo kurya. Habaga ari mu nkambi? Habaga ari mu nkambi. Ni mu nkambi wamaragamo igihe runaka, wahava bakaguha nk'imyenda, ibyo kurya birimo amavuta, ibishyimbo, nyine ibintu byinshi. Tuvuye rero mu nkambi hafi y'Icyangugu, yari ku mupaka wa Kongo ariko nyine hafi y'i Rusizi, kugira ngo nimba ari Kamembe simbizi. Nibwo twaje turuhukira mu karere ka Rutsiro kuko niho uwo mugabo iwabo, niho hari iwabo. Naraje rero mpageze, nari mukuru, ndangije ahita njyana mu ishuri, hari mu kwezi kwa gatatu. Nasanze abandi baransize nyine biragorana ariko baramfata. Ubwo ndigwa mbere, ndigwa kabiri, bigeze muri 2005 aba arapfuye. Ariko mbere gato y'uko apfa nibwo yanyegereye ambwira ukuri, ambwira ko atari data, ambwira ko atazi umuryango wanjye, ambwira ko yantoye ndi umwana uri hagati y'umwaka umwe n'igice n'imyaka 2. Ubwo ni mu ihe myaka? 94 mu Ihunga nibwo yambonye. Ambonye rero nibwo yanyambukanaga muri Kongo ansigaye, urumva nimba intambara yarabaye 94 akankurayo 2003, urumva nawe igihe nari mazeyo yari yarabaye nk'uwanyihoreye nyine ndekerayo, ariko kubw'amahirwe agaruka kuntwara. Nuko tubangira amahirwe makeya, tubana igihe gitoya ahita yitaba Imana, n'umugore waramukurikira mu mwaka wa 2006. Narakomeje ndiga. Yakubwiye ko icyatumye agaruka kugutora ari iki? Kandi wumva yarashize imyaka myinshi yarakurekeye muri Kongo. Urumva yari afite ikibazo cy'uburwayi, ararwara cyane, araremba, atekereza ko ashobora gupfa, kandi hari umuntu yasize agomba kuzana. Yambwiye ko yatekereje kunzana kugira ngo wenda nzasigare mu rugo nk'umwana, atazapfa nkiriyo, kuko iyo aramuka apfuye atanzanye nta wundi muntu wari ubizi, nta uzi aho yari yaransize, nta n'uwari unzi. Ubwo nari kuba naragumyeyo cyangwa se nkaza mu bundi buryo simbizi. Ubwo akimara gupfa rero ubuzima bwarakomeye. Urumva ku bijyanye no kwiga niwe wamfashaga, ibikoresho, imyambaro. Akimara gupfa biranga, yapfuye ndi mu wa 3 primaire, ndakomeza mu wa 4, ngeze mu wa 5 ngirirwa ubuntu bwo gufashwa n'icyitwaga Caritas. Baramfasha, baranyishyurira, bampa imyambaro, ndiga wa 6 ndawurangiza w'amashuri abanza. Ubwo nkomeza kwiga segonderi muri Troncome. Ngeze mu wa mbere biranga burundu kuko yari yaransigiye mama we umubyara, yari umukecuru ugira amahane cyane, yahoraga ntoteza ko niwe wanyemeje neza ko ntari uwo muri uwo muryango wawo kubera amagambo yahoraga ambwira. Uwo mukecuru aracyariho?
umukecuru aracyariho ariko barimutse mu karere ka Rutsiro basigaye baba i Musanze ariko ntabwo nzi aho baherereye. Umukecuru rero yakomezaga anyibutsa ko ndi umutoragurano ko batazi iyo bankuye, nyine ambwira amagambo mabi ariko nyine ndihangana mbana nawe ndakomeza ndiga uwa mbere uwa kabiri biranga burundu, uwa gatatu nkugeramo ndakora, ntabwo natsinzwe ariko nta nubwo nakomeje kubera ubushobozi bwari bumaze kwanga, n'umukecuru noneho yari amaze kugenda barimutse ntakigira aho mba. Ubwo nta bwenge nari mfite bwo kuvuga ngo wenda nagana ubuyobozi bakamfasha, nyine nahise nigendera ndagenda ntangira gushaka imibereho. Naragiye, akazi ka mbere nagiye gushaka nuko mu rugo ndagakora hashize nk'amezi 5, wa mushinga watwishyuriraga baba barampamagaye barambwira bati abana batakomeje bafite amahirwe yo kujya kwiga imyuga. Ubwo nibwo nazaga njya kwiga imyuga. ese Flavie wanyemereye nkagusubiza inyuma gatoya, uwo mubyeyi waje kugutora akagusiga muri Congo yaba yarakubwiye byibuze ahantu yagutoye nyirizina? Ntabwo yambwiye ahantu yantoye, yambwiye ko nyine yansanze ndi njyenyine akamfata. Ubwo igihiriri cy'abandi bahungaga wowe nk'umwana w'umwaka n'igice kugeza kuri 2 hagati y'umwe n'igice wari waburanye n'imiryango yawe aragutora? yarantoye nyine yaranjyana, urumva icyo gihe maze gukura nabajije abo bava indimi bambwira ko jenoside yabaye uwo mugabo afite imyaka 17, urumva yari akiri umuhungu mutoya. Wamuvuga n'amazina kugira ngo n'abamuzi? Yitwa Vuguziga Alphonse. Yaratuye hehe? Mu karere ka Rutsiro, hagana hehe? Umurenge wa Mushubati, akagari ka Bumbu. Ndashaka ko abantu bakurikira kino kiganiro babashe gusana n'abashakisha. Hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro agasanga mwarahuye cyangwa se abo mwari muri kumwe nawe arabazi, cyangwa nawe akaba yakwifashisha abandi babaye muri ubwo buzima bw'ubuhunzi bwo kuva mu Rwanda mujya muri Congo. Aragutoye akugeza muri Congo. Aho hantu wabaga muri Congo uribuka amazina y'abakureraga? Umugabo wanderaga izina rye nibuka ni rimwe, ni Ntamaherezo kuko bamuhamagaraga Amaherezo, cyangwa se Shabade kuko yabyaraga impanga. none se bavugaga Ikinyarwanda? Wagerageza ukaduha amakuru y'ubwo buto bwawe, wabwiwe n'iki ko utari umwana waho? Byari byagenze gute? Sa n'usubira inyuma mu ubwo buzima bwo muri Congo. Bavugaga Ikinyarwanda kivanze n'Igiswahili. Umugabo nabagaho yari afite abagore 6, yabanje kunderesha ku mugore we mutoya, abonye ntabayeho neza arahankura anderesha ku mugore we mukuru. Niho nagarutse mu Rwanda nturutse ku mugore we mukuru, uretse ko n'ubundi babaga baturanye, inzu zabaga zegeranye, ntabwo habaga harimo intera nini. Bari abakongomani nyabwo cyangwa bari abanyarwanda bagiye guturanye? Bari abakongomani. Bari abakongomani ko yari n'umugabo ukuze, yari umugabo ukuze, yari afite abagore 6, afite abana nimba ari 72 sinibuka, yari afite abana benshi cyane. Ubwo rero abana nibo bamvugishaga, abantu bakuru nta kintu na kimwe bigeze bambwira. Abana nibo bambwiraga ibyo byo mu Rwanda, ibyo byo kunyica ngo kuba bazansubiza mu Rwanda. Nyine urumva abana nta banga bagira, wenda bumvaga ababyeyi babo bari kubiganira nanjye bakaza kubimbwira nyine twiherereye. Abana nibo bambwiraga uburyo bazangarura mu Rwanda, uburyo bazanyica. Nyine sinsobanukirwa ibyo ari byo, ariko nkigera mu Rwanda nahise nsobanukirwa ibyo ari byo. Bakakubwira ko bazakwicira iki?
ntabwo nta ukurikije kibazo. amagambo yari aho mwari mutuye bavuga ko umunyarwanda nasubira mu Rwanda ari bumwicire iki ese Ntabwo bigeze bambwira ngo ibya jenoside cyangwa ibiki, bo bambwiraga gusa ngo ko mu Rwanda bicana, ngo ko iyo umuntu ageze mu Rwanda bamwica, niko abana bambwiraga. Urumva nabo ni abana kandi ibintu nibwo byari bikiba, byari bitarasobanuka ngo bamenye ngo barabihira ihe zina. Bo bambwiraga gusa ko mu Rwanda ningerayo bazanyica, bakambwira ati nihagira n'umuntu uza kugutwara akubwira ko akujyanye mu Rwanda uzabyange kuko nugerayo bazahakwica. Simenye icyo bankicira, simenye mu Rwanda hariho, simenye ibyaha, bumva ntabwo nari nzi ibijyanye n'ibihugu, nta kintu kimwe nari nzi. Gusa izina mu Rwanda ryo bararivugaga kenshi, ariko nkumva mfite amatsiko yo kujyayo kuko natekerezaga ko wenda ningerayo nzahasanga ababyeyi banjye cyangwa abavandimwe. Siko byagenze rero, nkihagera ubuzima bwakomeye kurusha ubwo nabagamo muri Kongo. Wenda muri Kongo nakoreshwaga imirimo ivunanye, n'abo bana bakambwira gusa iryo jambo ngo mu Rwanda ngo bazanyica, n'ibyo gusa bahoraga basubiramo, nta kindi kirenzeho bambwiraga. Ariko nageze mu Rwanda nsanga biratandukanye, nsanga ni ibintu bibi nyine cyane birenze ku buryo ntifuje no gusubirayo, nkabona nta nzira mfite yo gusubirayo. cyagenze gute kugira ubwo wifuza gusubira muri Kongo uri umunyarwanda wari usubiye iwanyu? Nageze aho natekerezaga ko ari iwacu, ntekerezaga ko nzabona byose, nsanga nta na kimwe mfite. Nsanga ari abo babyeyi ntabo, ari abo bavandimwe ntabo, abandeze urumva wari umfitiye impuhwe n'uwo wantoraguye, nawe ngira ibyago tubana igihe gito ahita ncika. Abo twasigaranye rwabaye urugamba rukomeye kuko byari bibi. Niba umuntu mukuru ufite imyaka hejuru ya 50 yitora akakubwira ngo uri umutoragurano, ngo bagukuye he, ngo bazagusubize iyo bagukuye, ibyo bintu ni ibintu bikomeretsa. Kubana n'umuntu uri umwana, uri umunyeshuri, ukaba utasaba ikaramu, ukaba utasaba isabune yo kumesa kandi uba mu rugo. Hari n'igihe cyageze ndarwara, nza kurwara njya mu bitaro, namazeyo iminsi 4, nta muntu n'umwe uransura, nta muntu n'umwe urangemurira, babizi rwose ko ndi kwa muganga. Ariko ntabwo nacitse intege kuko icyo gihe narigaga, narakomeje ndiga, nari n'umuhanga. Nababajwe gusa nuko ntabashije kuyasoza, ariko nyine byari bigoye. Kubw'amahirwe muri 2013 nibwo bagurishije uwo mukecuru arimuka, mbura iyo yimukiye. Bagiye batakubwiye? Bagiye batambwiye, navuye ku ishuri nsanga baragiye. Nibwo natangiye ubuzima bwo kwirwanaho nabwo butari bworoshye. Urumva kujya gushaka akazi udafite ahantu uzataha mu gihe runaka, utavuga ngo nzajya gusura ababyeyi igihe runaka, utavuga ngo nindwara nzahamagara nde, utavuga ngo nimpura n'ikibazo nziyambaza nde. Ni ibintu bigoye. Njyewe nabayeho muri ubwo buzima kuva 2013 bwo kwishakira imibereho iranga, ndagerageza biranga, amafaranga yagera ngaragwiriye, wenda ngo nagira icyo nkora, wenda nkaba ndarwaye, kujya kwivuza utagira aho utaha ni ikibazo, kujya gusaba icumbi, kugira gute, ugasanga nta kintu mbashije kugeraho. Njyewe ikintu kinsubiza inyuma cyane cyane ni ukutagira aderesi. Ni ukuvuga ngo wenda nuko njyewe nzi ubwenge cyangwa se nkaba ndi mukuru, ariko ntaho ntaniye n'abana baba ku muhanda, kubera ko sayizi ntabwo ngira aho mbarizwa, singira aho naho, singira iwacu.
uwungiriye impuhwe tuziranye iyo mubwiye ndarwaye mfite ikibazo uncumbikiye mbanze mere neza, arancumbikira icyumweru cyangwa bibiri nkivuza nkamera neza, kongera ngasubira gushaka akazi. Nibwo buzima bwanjye mbaye, nyine birababaza. Gusa nyine nubwo nakomeje muri izo zunguruka zose, ndumva nifuza kurangisha umuryango wanjye kuko ntabwo nigeze ntakaza icyizere. Buri gihe nagiye niyumvisha ko igihe kimwe kizagera nkabona nibura n'umwe. Icyo cyifuzo mfite, ndumva nifuza kubona niyo namara kuwubona nkipfira rwose, ariko nibura mbonye umuntu, niyo nabona umwe tugira icyo dupfana. Kandi ndabizi neza ko bahari, ntabwo bishoboka ko naba narasigaye ndi uruhinja ngo abantu bakuru bose babe barapfuye habure n'usigara. Niba narakomeye cyane muri ubwo bwana bwanjye simfe, ndizera neza ntashidikanya ko hari bakeya nabo bakomeye basigaye. Numva rero nifuza kubona umuryango wanjye. Hari amazina yangumye mu mutwe ntazi ngo nayande, ntazi ngo ntamenye, gusa nyine nakuze kuva nyiri muto ayo mazina ndi mu mutwe, yaba ari ay'abaturanyi, yaba ari ay'umuryango wanjye, yaba ari ay'aho nagiye mba simbizi, ariko hari amazina yatajya nsibangana mu mutwe. Ayo mazina rero sinzi niba nyavuze hari icyo byamfasha. Yego yatubwire, wenda n'abakurikiye ushobora gusanga nabo hari icyo yababwira. Izina rya mbere ritajya rimva mu mutwe ni izina Nangwa Hafi Veneranda. Iryo zina nakomeje mbyibuka, nkomeza mbyibuka, ntabwo nzi ngo byavuye he. Simbizi, abaye hari umuntu uzi umuntu witwa cyangwa se witwaga izina Nangwa Hafi Veneranda, uwo muntu byanze bikunze hari icyo yamfasha. Irindi zina nanone nibuka ni izina Boniface. Izina Boniface naryo nyine mbyibuka gutyo mu mutwe, ntabwo nzi nyiraryo. Yaba ariho, yaba yarapfuye, ntabwo mbizi. Irindi zina nibuka ni izina Nyandwi cyangwa Seti. Niba ari Seti, niba ari Nyandwi, hagati aho iryo zina naryo ntabwo rijya rimva mu mutwe. Ariko ngaruka inyuma gatoya, izina nababwiye ko nitwa Mukeshimana Providence. Ayo mazina ntabwo ari amazina y'ababyeyi banjye. Izina Mukeshimana naryiswe n'uwo muntu wantoraguye. Hanyuma izina Providence ni njyewe waryise ngiye kubatizwa. Ni ukuvuga ngo amazina y'ababyeyi banjye banyise ntabwo azwi, ntabwo nyazi. Komera. None se Providence, wenda Nyagasani azadufasha tubone abantu bashobora kumenya umuryango wawe aho ukomoka, ariko umuntu yakwibaza ngo mbere y'uko ubona umuryango, umuntu wabona iyi videwo akumva inkuru yawe imukoze ku mutima, ni igiki wamusaba, ni igiki wamubwira? Aramutse ari uwifuza kugutera inkunga mu mishinga y'ubuzima bwawe, wamubwira ko urota kugera ku ki nubwo uyu munsi udafite ubushobozi, ariko wifuza kuba wagera ku ki, kugira ngo nihagira n'undi waciye mu buzima nk'ubwawe ariko we bikaba byarakunze akaza kugira ubuzima bwiza. Ndavuga abari mu mahanga, ndavuga abari mu Rwanda ariko ubuzima bwaje gukunda, bafite umutima wo gufasha abandi bafite ikibazo nk'icyawe, wababwira iki? Ubundi ubuzima bwanjye bwose burashaririye. Ni ukuvuga ngo sinigeze mbaho nibura n'icyumweru kimwe nishimye. Sinigeze mbaho mfite famiye mvuga ngo ngiyi famiye hano ni iwacu.
niyo mpuye n'umuntu akagerageza kumbaza ngo iwanyu ni he, nyine birancanga nkabura icyo nsubiza. Ubu nonaha ikibazo kindemereye pe ni ukutagira aderese. Ari aderese wenda umuntu ashobora kugira aderese y'icyo akora, ushobora kuba wenda ucuruza n'ikintu runaka, ukorera ahantu runaka, nayo ishobora kuba aderese, kuvuga ati aha ni kwa runaka niwe uhakorera. Hari no kugira aderese uvuga ati iwabo mu rugo ni ahangaha. nta nzu ugira se, nta cumbi bakubakiye? Oya, nagerageje muri leta, maze kugerageza inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere naragerageje mpera mu mudugudu njya ku kagari, ngeze ku murenge barambwira ngo ndi urubyiruko, ngo nta kintu bamara, ndabyihorera. Inshuro ya kabiri nanone nongeye kugerageza, nagiye kwa mudugudu, ngeze ku kagari bahamagara ku murenge bababwira ikibazo cyanjye, bavuga ko ntago bubakira abantu batoya, ngo bubakira abantu bageze mu zabukuru. Nicyo gisubizo cya kabiri bampaye. nta kibazo, wakomeza ku byo urimo uvuga. Ubufasha ubwo ari bwo bwose nabwakira, kuko urumva ko njyewe ni zeru. Kuko niba nonaha no kwiyishyurira inzu basi mbasha kubamo bitakinshobokeye, urumva ko bingoye. None ahangaha ni uko taransiferi nayibagiwe, mfite taransiferi ya CHK bampaye tariki ya mbere. Mfite ikibazo cy'ijisho ry'ibumoso, bambwiye ko nzajya guca muri sikaneri, ko ari ikibazo cy'imitsi bakareba ibyo ari byo. Aho sindajyayo, taransiferi yarangije guta agaciro, bizasaba kujya gushaka indi. Nta bushobozi mfite bwo kwivuza, nta bushobozi bw'imibereho, mbese birangoye pe, birangoye. Kuko iyo ndi muzima nk'ubu ngubu nari maze amezi 2 mfite nyine icyo kibazo cy'ijisho, ariko iyo ndi muzima mbasha gukora, kuko ntago ndi umunebwe, kandi ntabwo njya nena akazi ako ari ko kose gapfa kuba kari bumpe amafaranga nkibesha, ako kazi iyo ngashoboye ndagakora. Ubu rero muri iki gihe nari ndwaye, nta kazi mfite, aho ndi ndacumbitse. Bampaye icumbi ry'icyumweru, ariko mpamaze ibyumweru 2. Ni ukuvuga ngo rero ndimo ndagorana, kubera ko igihe bampaye cyararangiye. Uwagira ubufasha ubwo ari bwo bwose yamfasha. Ntabwo byoroshye, ariko turizera neza ko abanyarwanda bafite umutima, n'abandi bumva ikinyarwanda bafite umutima wo gufasha. Ubuzima bwawe birumvikana ko butoroshye, yaba ari 1000, yaba ari 2, yaba ari umushinga, yaba igitekerezo, nyabona nimugire umutima utanga, kuko murumva ko ari mu buzima bugoye. Hari ikindi wumva wababwira? Ariko hari ikibazo nagize, wavuze ko mu buzima bwawe bwose nta gihe na kimwe cy'umunezero wigeze ugira. Birumvikana kubera amateka yawe. Hari umunsi wumva utazibagirwa wababaye kuruta indi minsi? Uwo munsi ntabwo ari umunsi umwe, ni iminsi 2 ntazibagirwa. Umunsi wa mbere nigaga mu wa 5 w'amashuri abanza, nkiri kumwe n'uwo mukecuru, nyina wa wa mugabo. Yewe nize primaire, ikaramu igura amafaranga 40. Umva icyo gihe nari nashiriweho n'ikaramu mfite ariko igiceri cya 20. Ndangije mbwira wa mukecuru, ntese wampaye igiceri nkajya kugura ikaramu. Jambo yambwiye nzare ndapfa narabyibagiwe. Yarambwiye ngo uranyaka ikaramu ndiswo, wagiye ugatabura swo aho bamutabye ukamwaka iyo karamu. Iryo jambo ntago nzigera ryibagirwa. Hejuru y'igiceri cya 20. Ndatuza kuva ubwo nta kintu nigeze mwaka,
uretse ko na kenshi n'abarimu bari banzi bateranyaga abana bakabatuma ibintu bakababwira ati muzabwire iwanyu babahe uzabona 100 uzabona 50. nyine abana bakamusangiriza amafaranga bakagenda bakangurira imyenda nkabona bangurira isabune. Ari nubwo nigeze kurwara abarimu baza kunyikurira mu rugo banyijyanira kwa muganga nararembeye mu nzu. Icyo gihe nabwo nari nkiri muri primaire. Ikindi gihe narwaye ndi mu bitaro nta muntu ufite undwaza ntawe mfite ungemurira nta n'umuntu nanahamagara nibura ngo mwaka ubufasha. nyine nabwo mbitekerezaho ndavuga hari ubundi ibi ni ibiki? Ni gute umuntu azarwara atagira umurwaza atagira umugemurira? nyine ubundi iyo ndwaye nibwo nsubira inyuma cyane. Akenshi iyo umuntu arwaye aba agomba kuba afite abantu bamuba hafi bamubwira ngo ihangane, baza kumusura, yanava no mu bitaro niba ari no mu bitaro bakamwakira bakamwondora nyine bakamwitaho. Njye rero ibyo ntabyo nigeze, buri kimwe cyose ndakimenyera. Urumva iyo ntafite akazi ubuzima bwanjye buba buhagaze kuko ntawe naka isabune, ntawe naka aho kuba, ntawe naka ibyo kurya. Ni njyewe ku giti cyanjye ngomba kubyishakaho, gusa ndagerageza. Ariko iyo akazi gahagaze urumva nta n'akazi kanyako ngira kuko sinize ngo ndangize amashuri. Kubangukira ko icyo ari cyo cyose ubonye ndakora kandi akaba ari akazi katagira garanti. Ubwo rero navuga ko ubuzima bwanjye bucagase ntago bwuzuye. Ko waciye mu bikomeye n'ubu ukiri mu bikomeye, umuntu yakwibaza ngo imbaraga zituma ubasha gukomeza guhangana n'ubuzima ukabasha gutera intambwe ugacya bukira uzikura hehe? Hari ibanga ufite ryabyo? Ibanga nta rindi, n'ubundi n'undi muntu uwo ari we wese uzi ko yimenya, ndabizi barahari benshi pe bazi ko bo bifite ku giti cyabo ko nta bundi buhungiro bafite uretse bo ku giti cyabo. Nyine ugira imbaraga ugakora ukavuga uti nintakora ndarya iki, nintakora ndambara iki, nintakora se ndishyura mituweli gute, nintakora nyine ugakora uvuga uti njyewe ubundi iyo nta kazi mfite nibara nk'uwapfuye kuko ntabwo ubuzima bwanjye, kuko nkenera kurya buri munsi, nkenera kwisiga, nkenera kwambara. Iyo ntari gukora rero ibyo byose mba mbikeneye kandi ntaho kubikura mfite. Niyo mpamvu nkunda akazi cyane, yewe rwose pe nkunda akazi. ni uko ubu nkifite icyo kibazo cy'uburwayi, ubu nigikemuka nzongera ntangire bushyashya njye gushaka akazi. Njyewe gusa mbangamirwa n'iyo hari ikitagenda mu buzima. Iyo nabyutse nkakandagira bikemera nta kindi kibazo mfite, ndakora kandi ndahamya neza ko n'umuntu abantu nakoresha nta muntu ujya unkoresha ngo yifuze kundekura kuko ndakora nditanga n'imbaraga zanjye zose. Hari ubwo bijya bikubaho ko wiheba ukumva wanze ubuzima? Ahubwo se ni ryari nigeze nkunda ubuzima? Ntabwo nigeze nkunda ubuzima kuko ubuzima bwanjye burarura. Nta mpamvu n'imwe rero yatuma mbukunda. Njya nibaza niba naranavutse bikancanga kuko hari igihe nitekerezaho kuva nkiri mutoya mu buzima naciyemo muri Congo, ubuzima naciyemo ngeze mu Rwanda nkabuhuza, umva nta kintu kirimo gisobanutse. Umva wanyereka Imana nayibaza ibyo ari byo. Simbizi nimba hari n'abandi bameze nkanjye ku buryo uri aho wenyine nta buhungiro na bukeya umuntu afite. Uramutse uhuye n'Imana wayibaza ngo iki ko numva icyo kibazo mwise nk'ikiriya rwose nayibaza impamvu nyamukuru yatumye indema, nta kindi.
kuko ntabwo mbizi. Nayibaza ikintu cyatumye ndema, kuko iyo nirebye mbona ntacyo ndicyo, mbona ari ubuzima ntabwo, ari imibereho ntayo, ari mu miryango ntayo, ari n'ubuyobozi nabwo banze kumfasha. Nabuze pfumbura na ruguru. Komera, ntabwo bizarangira gutyo. Ibyo ari byose hari umugambi Imana igufitiye. None se ubu ngubu mu gihe utararwara wakoraga iki, cyangwa se muri ino minsi ubu wari uri mu kahe kazi? Mbere y'uko ndwara nakoraga ahantu muri resitora, ariko nabashaga kubaho, nishyura inzu, nishyura ibyo kurya, nkigurira amavuta yo kwisiga, nyine ibyo nkeneye. Gusa ikintu gisigaye kigoye muri ino minsi ni ugusevinga, kuko umuntu urareba, wenda niba ukorera ibihumbi 50 cyangwa 60, ukaba mu nzu y'ibihumbi 20 cyangwa 25, urumva kimwe cya kabiri cy'umushahara kiba kigiye. Niba uri burye, niba uri bugure iyo gikotori yo kwisiga, uri umukobwa niba uri bugure kotegise, imisatsi yo narayogoshe sinkiyibara kuko ntago byavamo, urabibara ugasanga nta n'igihumbi cyo gusevinga usigaranye. Ubuzima bugahora budafite aho buva n'aho bujya nyine, ariko nibura uba wabashije kubaho ntawe usabirije. Hari ubutumwa waba ufite wahaba abari bakurikiye kino kiganiro ngo tubasezerere, ariko hari ubutumwa wabageneye? Ubutumwa yewe, ikintu nabwira abantu, buriya igihe cyose uzaba ufite uko umeze ugahura n'umuntu byayobeye, ntukamuseke kuko haba hari impamvu. Ikindi, ndashishikariza abantu kugira umutima wo gufasha, kubera ko hari igihe ufasha umuntu ukaburokoye ubuzima bwe. Urugero nk'ubu ngubu, umuntu rwose wangirira neza akamfasha atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, yaba arokoye ubuzima bwanjye, kuko ubuzima bwanjye buri mu kaga ubu ngubu tuvugana. Komera, nizere ko bakurikiye kino kiganiro bari buze kugira umutima utanga, turebe ko twahindura ubuzima bwa Providence. Ntabwo byoroshye, ararwaye, nta muntu afite umurwaza, ntabwo afite ubushobozi bwo kujya kwivuza, nta tike, ntaki. Nyabona mugire umutima utanga. Ntimunibagirwe kandi gukora subscribe kuri runo rubuga rwacu kugira ngo muzajye mukurikira ibiganiro. Komera rero, naho ubutaha.